ko baye ukeneye izindi episode season wayikunze twandikire kuri WhatsApp yacu 0787 sasa ukuntu tuyitangiye episode ya kabiri kuri Meheki hari abandi bari muri salo murabyibuka ko hejuru umusore yaramaze gutandukana Meheki amubwira ati akaraka ngenda ndashaka umukobwa ukora 8 तोले सोना लाई थी abana ababyeyi bari kuganira tunaturiya abagabo nabo bibere kuri match sibyo rahe cyane cyane nibyo rwose ngo kigana ntabwo azi ngo kiravaye nanjye nkuko ntazi aho kiva rebe leta mucira isiri nibikise ngo reka tuwe tugiye ariko se mwahita tukaza gusangira iby'umugorobara ahari wenda ikindi gihe n'ubundi bari baje amasaha akuze y'isaha 10 gutyo do hari hasigaye iminota mikeya yewe reka imatch banze irangire ओया ना किबासो बात से और घर पे ताला लगा है हां बुआ जी आने वाली है चलो चलो ओए कीड़ी बुआ sasa yahise atanga impamvu yuko ngo ari umuntu ugiye kuza याद भी रहता tugende we nta kintu kimwe wibuka kobwa atewe indobo ku ncuro ya gatatu yarafite ikibazo cyuko abasore baza bakamu ntibamushime incuro ebyiri bavuga ati ni incuro ya gatatu biraza gukunda birangiye n'iya gatatu byanze we muzimye televiziyo iki ko muri guserebura ntabwo ubona ko nari ibindi bibazo ese bagera cyane nyine umuryango wahagurutse uragenda twebwe turanga duhugijwe no kureba match ngo za PL na Rayon Sport ntabwo yigeze bamenye igihe bagende Meheki niko mehe byagenze bite kwari cyubundi bahise bagenda gutyo gusa bwira byagenze bite ko ndeba ufite ubwoba kutari gusubiza byagenze bite बोल बात क्या हुई है tubwire nyine byagenze bite बोलने वाला वजन ज्यादा लगा होगा उसे It's all waste of time and money ibi byose n'ugutakaza igihe n'amafaranga funga umunwa wawe se nyine datangwe nano Meheki we nyibwira byagenze bite nyogoko ताकि मैं ताजदार ढाबे में namubwiye yuko ngo nkora muri mu gakantine kitwa Taji Daba क्या iki ताजदार ढाबा Taji Daba तूने कि तू ताज होटल में नहीं ताजदार ढाबे में काम करती है kuki utigeze uvuga ko ukora muri Taji Hotel mu kintu cyo kuvuga ko ukora muri Taji Daba झूठ बोल ले तू और संभाले वो ese urumva wowe kuki ubundi uhora ushaka kubeshya bite काम करते करते जान दे दो okay nzajya nkora imirimo yose yo mu rugo jewe cyo mbona nukuntuka gusa nta kindi दुनिया तो urandebera ना कि बिन माँ की बच्ची पे ध्यान नहीं दिया कितने जतन से रिश्ता ढूंढ के लाती हूँ तीसरी बार ना हुई है कभी किसी को नाक नक्श अच्छा नहीं लगता है कभी किसी को वजन ज्यादा लगता है abantu bamwe niba bashaka kumureba kubera ko babona ko afite ibiro byinshi घर में काम करते इनकी ना कट पाएगी ibyo bintu ntabwo azabasha kubikora muri iyi minsi कमाने वाली abagabo barashaka abagore bakora apana birirwa mu rugo छोटा बोला था niyo mpamvu nyine mbeshya एक बार महारानी पसंद आ जाए natekerezaga yuko ibintu byose nzabyitaho आप नहीं समझोगे kuki utari kubyumva चले we jya ku ruhande se nyine mukecuru ahise ababara ntabwo umukobwa we bari kumugitwara uri kunsebya देखा दादी आज फिर मेरी वजह से चाची का बीपी बढ़ गया कोई बात भूल जा मेरी लड्डू भूल जा byibagirwe n'ubundi byibagirwe तुमने क्या ariko ibintu ntabwo ari byo ubwo nari umwana और अब कहते हो wajya gusaba kwibuka ibintu byose अरे जुबान none uri kumbwira ngo nkore ibitandukanye n'ibyo wanyigishije कुछ मीठा हो जाए amvaza nariya tuntu turyohereye twirire abantu ikipe yacu yatsinze कराते he ngo afite ikibazo cyo kumukobwa nyine atari kubona umugabo बिन माँ बाप की बच्ची है और हम मिडिल क्लास nta babyeyi afite लोग turi abantu bari aho ngo baciriritse लाइन नहीं लगी है इसके लिए ibaze ko abahungu badashaka kumushaka 10 बार कहा है इसको नेहल की तरह murabimubwira ngo वेट कंट्रोल करो ajya kontorora ibiro bye nka ntihari अप टू डेट बनो ndetse ahindukane n'igihe ariko ntajya anyumvira aziye ngo impamvu bamukatiye nuko nyine ngo afite ibiro byinshi nyine ibintu nk'ibyo bijya bibaho bagashaka impamvu igereka ngo kuki udashakwa kubera nuko abyibushye kumva ikibazo we yifitiye intego uriya musitipe nawe yari yifitiye indi bidahuye मेरी सत्यवती शांत हो जा tuza ariko tuza wa mugore मुझसे बात कर रही हो तुम फोन पे लगे हुए हो ndi kuvuga nawe ariko wowe wibereye kuri telefone urahuze urishimye ra मेरी बात कान खोल कर ndagira ngo unyumve neza 5 लाख की एफडी छोड़ गए थे भाई साहब महक के नाम पर umva papa wa Meheki yamusize
amusiganye konti y'ibihumbi 500 by'amarupe karabaye लियो 8 लाख ndetse ubu agezeho aka kanya ni 800 wita ukubana 13 mu manyarwanda urahita umenya ayo mafaranga nangahe पर एक nta giceri na kimwe nzigira nkoresha पैसा खर्च नहीं करूंगी इसी शादी पर मैं uretse mu bukwe bwe ni ukuvuga ngo abangaba si ababyeyi ba Meheki ahubwo papa wa Meheki मेरे मोहित के नाम ushobora kuba yarapfuye yaragiye mu mahanga akavuga ati umukobwa wanjye musigaye naya ibyo birashoboka खर्च नहीं होगी हो गया wasoje सो जाऊं मैं uno najya kwiryamira जाओ तुम okay jya kuryama पर सो ubwo njye ntabwo ndi buse kuryama ndakomeza mpangayike ehehe rebe abasore bari kuza uyu yari uwa gatatu none nabyo birangiye amukatiye दी तुम तो ऐसे काम कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं ibaze ko ugishijwe nkaho uri gukora nkaho nta kintu cyabaye iki cyabaye वो घर पे सब लोग ना तुम्हारी कोई कदर नहीं ibaze ko nta muntu n'umwe muri uyu muryango kubaha bakubwiye ibintu byinshi उन्हीं लोगों के लिए खा urahangara kubatekera मोहित चल उधर चल mwite reka tujye hariya sibyo चल tugende amusana hano अगर ये barebe से कुछ कहेंगे तो तुझे बुरा लगेगा ese hari icyo byagutwara aramutse bagize icyo bakubwira ati wapi ये लोग मुझे क्यों कहेंगे none kubera icyo bambwira cyane में हमें वही लोग रोकते हो abo bose nyine uba ukunda witayeho रोकते हैं जो हमसे प्यार करते bazakurakarira चलते लोग इन्हें क्या फर्क पड़ता है ariko nta wundi muntu bigize icyo bibwiye है मोहित muhite घर के लोग हैं ना abantu bo muri uyu muryango barankunda cyane समझा urabyumva neza अब चल ngwino rero ngwino आपसे बातों में ना कोई नहीं जीत सकता ko n'ubundi se ntawagutsinda muramutse mugiye kuburana जीरी wow panjiri we nizo uri guteka मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा हाँ हाँ तो wamaye hora Bari- njaburiraho ajya kumujaburira ये ले rebe akira ya देखा कैसे एकदम से मूड चेंज हो गया ना एक अच्छे खाने reba ukuntu mood yawe isi ihinduka kubera kuri ibintu biryoshye एकदम से ऑन हो जाना है वो तो है दी niko rero ibi ngibi biri buze gutuma esprit za buri wese zihinduka क्वीन हूँ genda umwamikazi mu gikoni we kabite mfata n'agafoto fata agafoto क्या है wowe umubaza ibyo kurya no guteka gusa जीरी बनाइए heke yari amaze gukora ipanjiri रख shyira hariya subizayo ati undi gumisha hano kumvikana ikibazo shyira hariya rata rebe ashyira hano ibyo kurya चाची ये दो anti है खा लेना एक muze kubirya पहले और कल उठते ही आपका muze kwifata mugiye kuryama na mu gitondo mubyutse urakoze cyane rata सेज फूलन की माला रत्न सिंहासन बैठे नंदलाल दादाजी ehehe Panjiri. soko ndiri nagukore panjiri अलग से बनाई थी शुगर फ्री में कंचन थाल ambwira ukuntu yayimukoreye atarimo isukari n'ibiki byose हरियाए rebe निर्मल भई छाती haha क्या खुश sasa uyu nguyu ko bihumura ibyo ntacyo bimubwiye njyewe umukobwa wanjye ndashaka kumushyingira क्या बनाई है byakanga mukamera nkaho nta cyabaye चुपचाप नहीं खा सकते तुम ये क्यों ese ntabwo warya utari kuvugara ibyo ntuje se मजे लेकिन ना ko biryoshye waretse nkabyenjoyinga ले ntabwo impanuka ari hano irya sawa ngiye gufunga amaso ले reka ndebe ku ruhande नहीं खानी njye ntabyo nshaka kurya numva ए aha wariye da हैं? irya yewe अच्छा ठीक है मैं खिलाता हूँ okay reka nkugaburire rero niba utabishaka reka nkugaburire yewe nya ni episode ya kabiri nkugaburire se wapimeriza uyajya kuryaho ni ante wa Meheki ariyeho mukecuru kome yewe ke
ubundi uyu mwana arateka abandi bose sinzi icyo baba bagiye kumara mu gikoni. मैं क्या कह रहा था nari ndi gutekereza हमारी महक है ना umukobwa wacu Meheke मैं ना सच में nukuri ni umutetsi urenze हस्ती pe ni umunyamugisha sibyo ra iki hase rebe ibyo birangiye nyine famiye yose bigomba kuryama ni amasaha uyu kandi ntiyaryama atabanje kureba niba koko bose baryamye amahoro. nya nta muntu uba ushaka kwita ku muryango ikindi ibintu nk'ibyo ngibyo rero kumuzanaho ngo ibikine akareka. अच्छा खाना ना सब कुछ ठीक कर देता है, पता है आपको? ऐसे ही किसी दिन मेरा खाना ही मेरे दिल के तार जोड़ेगा. ati sasa ndagira ngo mve yaje hano ku mashini hari ifoto tuhamaze kumenya yuko abatari ababyeyi be. nya yaje hano ku mashini ni Meheke. आप सही कहती थी माँ. koko avuga ukuri mama. अच्छा खाना ना सब कुछ ठीक कर देता है. ibiryo byiza byatuma buri wese amera neza kandi urabizi hari umunsi तार जोड़ेगा. nzabona umugabo ukunda ibiryo byanjye nisezana we kuba baza bakamubenga bakagira iki ntacyo bimubwiye agomba gukomeza gahunda ye. arangije afata ibiryo bye ahita byaporodinga kuri Facebook. natwe tunyuraho dutera like करेला like abantu batangiye kugenda ये ase uyu ni ndera hari umuntu yabonye ari gukomanta anateraho uturayike. rebe uri hano nawe ari ku mashini rebe agiye kubona भी नहीं कर रहा है. kubi yamwandikiye message ko atari gusubiza ra. म्यूचुअल फ्रेंड्स भी नहीं है. नाम की तरह काम भी अजीब. hase uyu nguyu ko niba afite izina ridasanzwe nta nshuti duhuriyeho nta friend request nta kingo yitwa Bitter Ground King. mbega urusina rubiwe kwa kuntu ushobora guhitamo irindi zina ntabwo iryo ari izina ry'umuntu ahubwo ni kwa kuntu ushobora guhitamo kwita gutyo. नहीं कर रहा है तो ना करे रिप्लाई. ategereje message bano ari umusore nawe wibereye kuri mashine ewana masaha y'ijoro rebe ऑफलाइन हो गया. ngiwe agiye offline avuye nyine online bari kwandikirana nawe ari kwanze kumusubiza. है कौन? reka njye kureba page ye ndebe ngo ninde rebe akomeza kugenda amanura. देखो तो जरा. okay reka ndebe recipe ze kwa kuntu nyine ukuntu bateka ikintu ibyo bifashisha. बहुत टेस्टी लग रहा है. tuva bya biryoshye. न्यूटेला nutella नट hazelnut बादाम. पर ये सब तो किचन में नहीं है. कोई नहीं, बादाम से काम चला लूंगी. sawa ndaza ngiye gushyiramo almonds yaragiye areba ibyo abonye kuri Facebook ahita avuga ati reka ze nanjye mpite mbikora bitewe n'ibyo bifashishije. nya rebe महक बेटा दिन का पहला चूल्हा जलाने से पहले ati Meheke ugomba gusenga imana चाहिए. mbere yuko utangira guteka. तो आटे से रोटी arabyibuka ubwo yabaga ari kumwe na mama we mu gikoni. रह जाए और मसाले बेकार. अगर अग्नि देवता yaherekera n'ubundi ibintu byo guteka ari ibintu mama we yagiye amutoza.
ठीक है। yatangiye kugerageza bimwe yarabonye kuri internet avuga ati genda aza gushyiramo almonds apana ibyo ngibyo wavugaga afite indirimbo bakomeza kwiririmbira ariko kuririmba kwe aramutse abigeze akazi yahomba ni kimwe nkanjye ibyo kuririmba sinakina mbijyama hehe uragira ngo njye kwibera komediye wowe kubi mukecuru ari hano pidi ये आपका नींबू पानी baramutse neza dore yaraye mota ndetse n'ubuki ehehe mukecuru ari hano ko bari guhamagara nde sibizi bari guhamagara ehehe rebe हेलो बांके बिहारी वृद्धाश्रम हाँ hari aho yahamagaye 10 बजे के बाद ofisi yafunze करना uze guhamagara saa yine तो तुमको यहाँ आना है we ugomba kuza ngaha saa yine मेरी बात ndagira ngo unyumve neza rero आज ही आनी चाहिए तुम्हारी बात uze kohereza ivani yawe ahangaha पता मेरा होना चाहिए चल लिख मेरा एड्रेस andika aderese yanjye roho yahamagaye ngo saa yine aze kumugeraho rebe ehehe kubera rero ko n'umuhungu witwa Mohiti bahora bashwanira tuwarete daje abagabo tuzabakizwa n'iki koko ni mu gitondo bihano igihe na drama nyicushaho इस पेट की गैस ने तो सारी रात सोने ही नहीं दिया है yasidite nayo ituma ntaryama जल रहा है बीपी nda neza wagira ngo ni ikirunga पेट harashyushye kubera asidite की भट्टी सारा दिन जलती है yatangiye kumusobanurira impamvu yabyo n'ibiti byose bihagarika ariko mama मुंह में आता है usanga nyine mama yigize AI utuntu twose aratuzi ehehe ehehe rebe wita mucira iseri ngaho nimba ari ibiki bahita basubira mu nzu अरे जल्दी करो ariko se we wagize vuba सजते आप uzi ko usigaye utinda kwambara kundusha को ना सुरेंद्र भाई साहब के साथ ही पकड़ umva dukeneye kuvugana na Pame na Surendari ना पड़ेगा turi kumwe आप umva चलाओगे तो सुरेंद्र भाई साहब ऑफिस पहुंच जाएंगे तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं अपना हाथ ज्यादा तेज चला पाऊंगा चलाओ ना फिर ehehe ase irisa niko nebitari gukorana साथ ये लो rebe ये लो लगाओ do akiri fashisha ibingibi लगाओ ngo bagiye kureba Pame na Surendari ये सवेरे सवेरे किसी dore ko bajya mu kazi अरे जब लड़की के रिश्ते की बात अटकी हो ना समय नहीं देखते देखो umva ibyo ntacyo biba bikwiye kukubwira kubera ko umukobwa ari mu kangaratete ko kugira ngo abone umugabo woraho uri gukina babandi baje ahangaha ejo bakabakatira bagiye kubinginga ngo batware umukobwa wabo चाहिए कमाने वाली अच्छी लगी हाँ, ठीक है मैं काम मैं जा रहा हूँ दुकान हाँ। और तुम भी मोहित को लेके फटाफट पहुंचो समझी अच्छा ठीक है यार वैसे एक बात है हाँ इस सीजन के आम की तरह लड़के वालों के भाव चढ़े हुए हैं क्या कहती हो मान जाएंगे तुसी ना शक्ल चंगी ना हुई ना तो गल sasa bari kwibaza niba bari buse kubyemera अच्छा मैं जा रहा हूँ तुम लोग जल्दी करो आए हाँ tuve yari tugaruka hakurya no sasa do arabibereye hanga inzu nyine haba harimo ubuzima butandukanye yewe abangaba bibera hanga ku muziki ehehe do ga ya लाल या नीला महक का रिश्ता घर के काम इन सब चीजों में मैं इस बारे में सोच ही नहीं पाई उसको nigeze mbasha kubona igihe cyo kwitekerezaho किसी को कुछ नहीं बताएंगे nta muntu turi buza kugira icyo tubwira turaza kubereka अपने भाई साहब को जानता हूँ समझी vani mwanjye ndamuzi kurenza undi wari wese हट जाएगी घर में araza kubaza ibibazo byinshi हर किसी का अपना अपना पॉइंट n'umuryango nutangira kubivugaho भी होगा बहस होगी घर में buri wese atagira bivugaho uko bireba काम चवन्नी का नहीं होगा abantu baraje bigira ibintu binini mu kantu gatoya और कौन सा कोई हम गोल्ड के बिस्किट्स खरीद रहे हैं जो खरीद ntabwo bimeze nk'aho tugiye kugura biswi ya zahabu लॉकर में रख देंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा ku buryo nyine twabihisha famiye ntibimenye जब आएगी तो सबको दिखाई दे जाएगी se yatangiye kuzana ibintu bya pink cyangwa blue
ubwo si ugutwita amubaza ati ni umuhungu cyangwa umukobwa. अब तुम क्यों नाराज हो? bite ko ndeba ubabaye? अरे यार umva सॉरी mbabarire. सॉरी स्माइल mwenyura ariko mwenyura sibyo ra? लाल या नीली? काली mutuku cyangwa ubururu? चाय mukara. कुल काली हो गई। haze ko ndeba iki cyayi cyahindutse umukara cyane ra? ये तूने बनाई है? niwe watetse kino cyayi kanta? स्वाद भी ko numva kitanaryoshye. niba ari cyayi bwoko ki? sasa muhiti yaje hano. वाओ चॉकलेट डोसा। chocolate dosa we. हर दिन स्पेशल हाँ ना तो कोई मैकडी से सीखे। तो इसमें इतना स्पेशल क्या है? सिंपल सा क्रेप ही तो है, कोई चॉकलेट डोसा। ese iyo ntabwo ari crepe yoroheje, ntabwo ari chocolate dosa. अब ऐसे भी yagerageje inteko nshyashya. फ्लर्ट करने के अलावा भी तो कुछ आना चाहिए। एक चपेट मारूंगी ना तो तेरे गाल पर डोसा फ्राई हो जाएगा। चल चल ट्राई करना बंद करो। we rekera ngaho gushwana se nyine muhiti. मुझे दुकान छोड़ के आ। jya breakfast vuba ugeze ku iduka. खैरियत तो है? ni ikihe kibazo? ureba ibintu byose bimeze neza? जी ko पापा mugiye ku iduka kare? पापा और मैं सोच रहे हैं पम्मी पैंजी से एक बार bo mu by'ukuri rero Jivane hamwe nanjye मिलाएं। tugiye guhura na Pami. एक बार रिक्वेस्ट करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। turamutse tumusabye ashobora kwemera gushaka Meheke. bahangayikishijwe na Meheke. तमाशा हुआ है, ये काफी नहीं था जो फिर चल दिए तुम दोनों? none se kuki mugiye kujyayo ko n'ubundi aribyo byabaye ejo? तो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना? oya ntabwo tugomba gucika intege. ni ibya Meheke tugomba kugira ikintu dukora. वो पीतल को ariko none ntabwo wahindura umuntu चमका लो, सोना नहीं बनने वाला। ये रोज रोज नाक रख w'umufunga mutwe. नहीं है niba mudashaka guseba rero होगा ना तो हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। azashaka umunsi niba wageze. ये जो डोसे में चॉकलेट डाल डाल के खाती है ना, ये मोटी हो जाएगी। ahubwo mubwiye ko nakomeza kurya izo dosa azaba munini cyane फिर इसका जो ziriho na shokora गर्दन के साथ एक जैसा लगेगा, ku पहचान buryo ijosi rye ना मुश्किल हो। ritazaba ritandukanye n'ikindi gice kubera umubyibuho gusa. नहीं है, तू अब मुंह से टट्टी करनी शुरू कर दे। चुप कर। we caca kasaba imvugira umukobwa de. वो भी कड़वा ngo लगा। afite ikibazo cyo koko yifite ibiro byinshi kandi nubwo akabije. तेरी इन्हीं हरकत की वजह से मैंने तेरा परमानेंट इलाज कर दिया। namaze kubona igisubizo cyo gukira iherezo kuri iyo myitwarire yawe itari myiza. niba ari ikihe gisubizo mukecuru yabonye? reka tujye twisoreza ahangaha kaza dukomeza n'izindi epizode. yari epizode ya kabiri kuri Meheke ndetse uwo mwumvaga aracyari bengo. bakeneye izindi epizode twarikiye kuri WhatsApp yacu 0787 7 4 3 3 7.